buzima bwose ari kunyuramo ndamwisabiye nanyishyura amafaranga yanjye. Wowe ubwawe warivugiye ngo nugeza umwaka umwe utanyishyuye Imana izaguhane. Niyirengagize kuko namutabaye, nari umukene, ndi umukene, yampaye amafaranga yanjye. Amafaranga yanjye niyo musaba, sinje kuvuga ngo ndashonje. Ikiganiro cy'uriya mukobwa uzakimugezeho n'abandi bantu bacyumve, kandi rwose aho mukomeretsa ambabarire, reka mbisabe n'Imana mu bana nabyaye, Imana izamfashe bazavuge ko banyanka narapfuye. Cyangwa ufite ubwoba ahubwo ko nawe byazakuba. Abana banjye bajya amafuti pe, ariko nta mwana avuga ngo na moti, ariko urabyumva cyo kiraremereye ntago naza asaba imbabazi mama we ye kuvuga ngo mumbabare, twebwe turamubabarira. Karakana ariko urakanenga iki? Karakana ko kuba yasabye imbabazi, yasabye imbabazi none ntago yavuze uwasabye, yavuze ngo mumbabarire mwebwe, ntago yavuze mama. Mama Wese ndagusuje kandi nguhaye ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Nitwa The Voice wa Mujasi, ndongeye ndagarutse ndi kumwe n'umudamu hano. Niba ari umukobwa aratubwira ko nge ndabona ari inkumi, uraza kutubwira. Reka twizere ko mumeze neza aho muherere hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Ushobora kuba uri muri Afrika, Asia, Europe ndetse na Amerika, yaba iya ruguru cyangwa yepfo. Tujye tubona umubare munini w'abantu benshi cyane badukurikirana baturutse muri Amerika. Muri abantu b'agaciro cyane, ubwo ndi kuvuga aba diaspora, hanyuma n'abaturanyi babasha kumva ururimi tuvuga tubateye yambu. Reka twizere ko ibyo muri gukora biri kugenda neza, ariko kandi niba bitarimo biragenda neza, igihe si iki cyo kwiheba cyangwa ngo wumve uhangayitse. Buriya ibintu byose bikorwa n'Imana. Egera Imana, ujye imbere yayo uyitakambire, uyisabe, ngo burya ngo ntago ijya yirengagiza abayisaba. Ndabeshya? Ntago besha. Ngewe uko nkubona ndabona wagira ngo uri umurokore. Uri we? Oya ntago uri kuvuga zamurijwe. Uzamurijwe pe. Oya ntago abambara gutya ruko barabarokore. Nge nkunda kwambara nkikwiza. Wikwije. Abantu nzi bakunda kubikora na abarokore cyangwa abayisilamu. None nta na kimwe cyo muri ibi. Oya ntago ari iyo mpamvu. Aha. Ntago buriya kwambara gutya ukikwiza ntago biba bisobanuye ngo uri umuntu runaka. Yego. Umuntu wese ufite indangagaciro yakamba yakikwiza. Usengera he? Nagusenga ubwo. Yo gusenga tube tubize ku ruhande. Amakuru rero ni meza, ndashima Imana. Urasa neza mana we. Imana ishimwe. No kubera Imana. Nuha. Ubundi buriya karaka nuyutagashyizeho. Bira ntago ari sawa. Niba usa neza cyo uvuga no kubera Imana. Amakuru rero ni meza pe. Kigali muraho. Turashima Imana. Turacyashima Imana. Yego, ni byiza kuba wayishima kubera ko ni iby'agaciro, niyo ikomeje kuturindira ubuzima. Yego. Uje hano kuri mikoro zacu. Yego. Kubera iki rero uje hano? Nitwa Sabukomeje Vedastine. Akuzamura ijwi? Nitwa Sabukomeje Vedastine. Ndi umumama. Uri umumama? Yego. Abana bangahe? Ibyo tubigira ibanga, ntago nkunda gushira. Oya, ushobora kutavuga amazina y'abana, ariko ufite mfite abana babiri cyangwa umwe. Ndi umumama. It's okay. Yeah. Ufite n'umugabo? Oya. Nta kibazo twikomereza. Hari ikiganiro wakoze mu minsi iri imbere yashize cy'umwana w'umukobwa. Kubera kuri kuvuga gake wiyegereze mikoro. Hari ikiganiro wakoze mu minsi yashize cy'umwana w'umukobwa. Nyine nkurikira n'ibiganiro byinshi, ariko icyo naragikurikiranye nyine nk'umuntu wabayeho umumama. Numva ari ngewe uwo nguwo wabaye ari nk'umwana wanjye nakiyahura. Oya.
kuyahura n'icyaha nanone ndaguha impamvu ko Imana yaguhana. reka nkubwire mbwira. wenda ntiwari waba umumama ariko kubyara umwana hari igihe umwana uba umufite mu nda ugafata ideni rikomeye ahantu mu rwego rwo kugira ngo iryo deni uryishyure bikaba ngombwa ko uba utakiri kumwe n'uwo mwana. muri iyi minsi reka ne kushyiraho uwo mukobwa wenda nawe nabyumva yakoze icyaha pe njye mbaye ndi mama we nareba ahandi hantu nzajya kumwihisha kure noneho tutazongera kubonana. kumwihisha kuri nabashije kwiyahura najya kumwihisha. ukamwihisha hehe kandi? umuntu wumva ko baramutse moti nkubise kandi uriya mukobwa naramubonye pe ntago ari umwana wo kuba atazi impanuka ntago ari umwana wo kuba atarageze kwa muganga ngo arebe imbabare ziriyo. muri iki gihe urabyara umwana nta bushobozi nta bufasha ntago tuba twataye abana. ntago umubyeyi afata umwanzuro wo kubwira mugenzi we utimfasha uyu mwana kukamwanzi kukamwanka niko njya numva mu rurimi rwo hanze bavuga. umwanka nabwo n'abantu bari abantu b'irusizi uko bavuga. uwo mwana w'umukobwa yavuze icyo cyo njye impamvu nakurikiranye iyo nkuru narafunguye numva aravuze ngo mama ndakwanga naho nabona moto yakugonze naco nkatambuka. ngende umumama narabyaye uwo ngo wabaye ari umwana wanjye nkabyumva naba naramutaye afite amezi 2 naba naramutaye akivuka nimwice nibashe kugira imbaraga zimutera igikomere nkabwira aho namuta hose kandi hari impamvu uriya mwana w'umukobwa ngende bumuhe pe hari nkatwe hari abavutse ntitubashe no kubakubita amaso ababyeyi ariko ntago nakamira mama mu kitozi. wo uzi kubyara umwana hari igihe umujyaho iminsi 3 kugira ngo hari n'igihe umujyaho n'icyumweru umwana ntago umwikura ku mugongo kuko umwanzi. ntago igisubizo ari ugutukuriya mwana w'umukobwa ngo umuntu avuge ngo ucibwe ngo ugire ute ariko ngewe ari njye nareba ahandi hantu nzajya kumwihisha tutazongera no guhurira. none se buriya abanyarwanda nibo bavuze ngo nuko murusyo ujye ukoma n'ingasi sibyo? ntunjyane mu bagabo kuko umugabo nagarira. ntabwo ngewe ndi buvuga abagabo kuko abagabo wa mugani ntibareba. namugaburira umwana yarakosheje nk'uko uri kubivuga hanyuma kuri mama we ho nta kintu uri buvuge. mama reka nkubwire ngiye kuguha impamvu zifatika zumvikana. nk'ubu tubayeho mu buzima bwo guhiga tubayeho mu buzima bwo gushakisha. iyo ugize kuko uriya mwana ashobora kuba wenda yaravutse nko muri za 2 gutyo ni ukugereranya ashobora kuba afite imyaka nka 29 gutyo. oya ntayo afite imyaka 20 imyaka 20 ni ukuri kw'Imana. impamvu ntari bujye ku ruhande ntari bubogamire mama we kuki atamwishe kuki atamwishe ntago bizi ntago ujya wumva hanze aha kuki atamutaye ku gipangu ngo agende iriya nzobe namubonanye yamutaye ku muntu w'inshuti uzabasha no kumushyira mu ishuri. hano hanze ubu twebwe tubona nk'ubu nkanjye sinzi gusoma sinzi no kwandika ntago ndiho uriho nzakamira mama mu kitoze ngo ubu se imyaka 7 ko leta yagennye ko umwana wujuje imyaka 7 agomba guhitamo aho ajya kuririrwa. umwana w'imyaka 10 uramwicaza ukamubwira impamvu mu Banyabugogo mu Gatsata mu Bimwurire
uricara ukamusobanurira tuvuga ko uriya mwana agize imyaka 20 ataramenya impamvu mama we yagiye kumwicaza kwa runaka. ubushobozi buke ntago ari ubushobozi buke wa mugabo. Niki hari igihe usama umwana ukabona inzira uwo mwana azabamo atari zo wifuza. Yego. Nk'urugero nkanjye nk'ubu ngiye nditangaho urugero nawe azajya byumva yumve ko nitanzeho urugero. Ngewe mfite abana. Abo bana banjye nkora ibiraka byo gufura. Wowe nkora ibiraka byo gufura. Kuko ari ibiraka byo gufura si uko nari naniwe gufata abo bana ngo mbatereke ku gipangu nigendere kuko ngewe nta n'umuntu nzi umva byari binaniye. Ntago byari bikunaniye. Ntago byari binaniye. Yego. Ariko nge naravuze ati kugira ngo bano bana bagire ubuzima bwiza ngomba kuzajya mesera 2,000 cyangwa 5 n'icumi ndayamesera. Biterwa naho nakoze. Ariko hari n'igihe umesa hari igihe hashira icyumweru umesa hagashira ikindi cyumweru warakabuze. Bibaho akwakora n'ibindi. Ntago nijishuye wa mwana. Ariko impamvu nagiye gukora ako kazi ntago nari nanze kujya nigeze kumvura umwana w'umukobwa avuga ibintu by'imipuri. Ibintu by'imipuri ntago ngewe mbizi. Ntago nari naniwe kumushyira ara ku muhanda uko nsuku ngo ngende nanjye nshaka umuhungu mwiza ntahane mbeho neza. Ariko ushishoza uriya mu mama aho yasize uriya mwana no kuri yakomeje kumubungabunga. Ariko ikibazo bo bavuga ko nta kintu ngo yabamariraga. Reka nkubwire. Yebwo mbwira. Ikintu wampereye inyuma hariya hirya twembi tutacyumvikanye ngo tukivuge mu ruhame abantu bacyumve nkacyanga. Ninde waza kunkiraho ngo iki kintu arakimaye none nk'ubu urugero mfashe umwana nkamuguhereza yenda reka tuvuge kuri musaza wanjye nkamugusigira namara kumugusigira ukazajya unsaba byinshi muri byinshi usabye nkaguhamo bike ushaka avuga ko nta na kimwe nkuha yarabibahaga. Oya ibyo ngibyo ntago ari ibintu twaneza dutinda. Uriya mubyeyi yafashije uriya mwana niyo yaba ataramufashije kuva yaramubyaka mukura mu nda ye akamushyitsa hasi amahoro akamushyira mu gitambaro nashaka aba yaramushyize mu ruhu rw'imbwa cyangwa rw'inka yabungabunze ubuzima bwe mpaka kuze. Dore ahantu hari ikibazo rero. Ibi bintu murangije hari ngo nihungabana. Ihungabana. Okay, ngewe ntago najya kuba ngo ninde muganga umukurikirana ku ihungabana. Okay. Ubyumvute ngewe ntago ndi mu mutwe wese ndi muganga uriya mwana yarahimutse. Nimba yaraje hano atarakaza akeneye cyangwa kwiyabonisha kwiyerekana no kuvuga abo bagabo biwe aho hanze njya mbumva nimba nta kindi akaba yarazanywe no kumvisha nyina biriya bintu we hubwo ngo arasaba abantu nago twebwe dusaba imbabazi ntacyo yadukore nasaba uwe yabwiye ko moti mukandagiye. Icyo kintu twari bukigeho n'ubundi no kuvuga ngo twebwe ngo ni mumbabarire bandi buriya nago gukora ikintu abanje ndakuvuga gukora ikintu nago bisakura kubura umurokore nshaka gukora ikintu hano ndi umurokore ariko hanze hunca bavuga ati baba we ati no kumubona mu biguti yatereka araho bigera akabikuramo. Ariko ikintu nkundira igihugu cy'u Rwanda base kitwigisha n'indangagaciro. Yego. Niyo nyoko yaba yaraguhemukiye namanje Nyabugogo ntujya yagera. Yego. Uzarebe abana b'Abanyabugogo benshi ni benshi. Kandi uribuka igihe Theogene yatangiriye kuvuga uburyo yabaye Nyabugogo ko batigeze batera abanyina cyangwa banyirakura amabuye ko nta mwana Theogene yigeze azana hano ku mbuga nkoranyambaga ngavuga ati ngewe nagiye mu muhanda kubera mama kandi hari benshi tuzi bajya mu muhanda kubera ba mama babo hasi hejuru na ba papa babo kubyara umwana kuba naza nkabyara umwana tukamubyarana ngewe nawe kumurera bikanga nkareba undi muntu akaba n'ubushobozi n'imitekerereze yanjye ngaho uriya mwana w'umukobwa kafite ihungabana
reba nyine ihungabana afite mu mutwe uko ringana. ariko niyo mpamvu nakubwiye ngo uko mu rusyo ajya kumaninga si Na- jewe buretse gatoya nta ruhande mbugamiyeho, bose nabakoresheje ibiganiro Yego. narabumvise. Uriya mukobwa ahantu n'ubundi yarerewe cyangwa bari baramureresheje naho nta kintu bari barushije mama we. Yego. Kuko niba wumvishe ikiganiro waracyumvishe ikiganiro cyo mu minsi yashize twakoranye, hari ahantu yavuze yuko aho yabaga bamureraga bamushyize no mu ishuri. oya tureke byo mushyira mu ishuri, aho ngaho ni aha kabiri aho yarerewe akiri mutoya muri famiye yahabaga, akaba yamara n'iminsi ibiri atararya, atari ko babimwimye ahubwo ari ubushobozi bukeya bwaho. ntago wari wagira urugo wenda ndarufite mu mutwe. urarufite mu mutwe. Rero reka nkwigishe ibiba mu rugo. Mbwira. Hari igihe urugo rumara icyumweru barya keke y'ijana gusa. Urugo rurimo n'impinja. Tureke uwo wamaraga icyumweru atararya. Iminsi ibiri. Ni iminsi ibiri. Hari urugo rero ubu uyu munsi rurimo umugore n'umugabo. Bamara icyumweru bakagifunga gutya dawuni. Badacanye imbabura. Bakabana. Uwuzi icyamuzanye arahaguma. Uwo utakizi ajyaho biri. Babana mu mahoro cyangwa babari mu hari abo nzi babanye mu mahoro bashobora kumara icyo cyumweru kandi bakaba bakongera bakabyara n'undi mwana. Ahubwo nibwo urukundo ruba rukaze. None reka nanjye ibiryo iyo bishyize imbere mu rugo ibiryo gufata ibiryo ukavuga ngo byabuze ni nko kuzimya buje. Ikibazo cyanjye kubera icyo abakire bakunda kubyara bafite ubushobozi bwo abakire cyangwa abakene rero ntago tugira reka nihere ko ndi umukene ntago tugira umwanya wo kwitekereza muri rusange wikivuga ntago tujya tugira umwanya wo kwitekerezaho. Umugabo iyo ugize amahirwe ukabona umugabo uri umukene ukabona umugabo atahanye niba yajyaga azana mwaryaga ubugari muri icyo cyumweru ukabona noneho azanyemo ikiro cy'uburayi urukundo ruriyongera rurikuba mukahita muvuga ati tubyara undi mwana ahubwo nibwo undi mushinga w'itutangira tubuse ko ejo wavugaga ngo uyu munsi turaburara urabona tutariye sheri dukora undi mushinga wo kubyara undi mwana nubwo wibuka ko kariya kwa muganga haba tekinike reka ntago ari amakosa biba amakosa iyo utangiye kuvuga ngo ye baba uri guhura icyo ndi kuvuga ubona wenda turabyemeranyaho yuko uriya mukobwa yakoze amakosa rwose sinanamushyigikira urumva akomeye ariko buriya nyina we nta kosa afite. ngiye kuvuga iki kintu mana nta makosa uriya mubyeyi yakoze kubera yuko iyo aba yarakoze amakosa yari kuba yarakoze yari kuba yaramutaye kandi akamuta kure y'ahantu bataziranye kandi akamuta ntagire n'izina rye yandika ati ndi mwene runaka ahana mbese ubu ngubu akabaho gutyo. Buretse gato nkubaze uriya mubyeyi nta kosa afite. Buretse gato nkubaze korera umwana urabizi wakomeje kuvuga yuko yagiye kumureresha abona ubushobozi ari ntawe ko nyuma yongeye akabyara abandi bana kandi azi neza yuko n'abambere kubarera byanze. Ndagusubiza nsubize mubyeyi nimba we tubyaranye nta bushobozi ufite ejo nkahura n'umugabo wifitiye ubushobozi akavuga rero ngiye mfite kaje zanjye njyarira tubyare akankodeshereza n'iyo nzu wenda uwo babyaranye uriya yarazaga kumureba gutya gusa inyuma y'igipangu. uwo mugabo ubwo ntiyabanza niba yagukundaga kuko ntago yabanza akita kuri wa mwana ufite kurera byananiye. Uwuhe wa wundi nyine wagiye kureresha wa wundi umubyaje bwa kabiri oya uwo nguwo uri gushaka kukubyaza undi ntago wakabanje ukamubwira ati mfite n'undi mwana wananiye kumurera nagiye kumureresha mbere yo gutekereza gukora umushinga wo kubyara undi mwana.
niweho wabanje uvuga ngo wambaje ngo ndi umumama cyangwa umukobwa duhuriye aha bitewe n'icyaha cyangwa amakosa hari umuntu ugutera inda hasi hejuru mu murenge mudugudu ahurura buri munsi yego uwo muntu ntiwifuze ko na murumuna wawe cyangwa mushiki wawe azamumenya ubu mugore agukubita amasafuriya buri munsi wazifuza ko iwanyu bazamumenya wapi gusumva byabaho sunshubije neza ubu yo nshaka sinakubwa ngiye ubu ndi umukobwa ngiye nayinzi ngure ubwo nka data byari kuba binyanditseho na hano rwose bazabona ko byari ko akobwa gatoya nago byari nimba uwo muntu barakoreranaga ayo makosa bo batashatse kuvugira aha bajya kubyara uriya mwana ari joteme iyo hirya ikaba yaravuyemo uwo mwana nimba yaragiye akareba akabona ubuzima buzamubana danje erega n'abagore bajye barwara bwacya njye ntago nabona ngiye kurwara bwacya nzi wanyu cyangwa nzi ko mukuru wa mama hari ikintu afite ngo nkomeze mpeke ntagenda nkamushyira kugira ngo mwana wanjye adapfa tugahwana nimba yarahuye n'uwo muntu yaraje kwishakira ubuzima kareba akabona n'umukobwa yatekereza aho yabyaye wa mwaka asanga bahamagaraga mudugudu buri munsi akavuga kanicecekere banyishyirire mu rugo nanjye nibonere niryamiyeho kabiri nta byo gushyira mu rugo nta byari birimo kubera ko n'uwo babyaranye ntabwo bamushyize mu rugo ariko ntacyo arega isomo rya mbere isomo rya kabiri ruruta irya mbere yewe rero ubu warampamagara uvuti uriya mwana yambabaje ndashaka kugira ikintu mvuga buri munsi iyo mubonye avuga urababara reka mbisabe n'Imana mu bana nabyaye Imana izamfashe bazavuge ko banyanka narapfuye cyangwa ufite ubwoba ahubwo ko nawe byazakubaho umwana wawe akazakora akabati mama uzaze wiruka uzaze mu bana nabyaye abana banjye bajya amafuti pe ariko nta mwana wavuga ngo na moti ariko urabyumva icyo kiraremereye ntago naza ariko hari ikiganiro kindi cya nyuma usibye kuvuga ngo ndabasaba uretse gatoya baravuga ati hari igihe umuntu ashobora kuba yakora ikiganiro atari muri mudu nzima hanyuma ukisanga wavuze ibintu bitanakuvuye ku mutima byanyabyo si bibaho uri muri mudu ukisanga nyine wavuze nk'amagambo utigeze utekerezaho icyo ni kimwe akongera akavuga ati ariko nubwo ngewe abantu bari kugenda mundenganya cyane ifite ibibazo by'ihungabana naciye mu buzima bubi ubwo buzima bubi nkabwirirwa nkaba nanaburara kandi aho hantu ndi kuburarira atari mu rugo iwacu ukaba wakifuza kurya ukifuza kubona umuntu wo ushobora no kuba yaza akaguhumuriza ukamubura kandi nyamara ufite umubyeyi musubize ntagenda nibagirwa umuntu aravuga ko afite yisiga amavuta yangaye ntabwo mwabivuze wakisiga ariya amavuta ibyo byaje nyuma mubyeyi waba uraye hatagera umuntu uri kuza kuvuga ko ndi ku ruhande rwe njye ndi kukubaza ariko nanone nakubajije twese turi kubazanya ujya ukoma urusyo n'ingasire nta makosa mama we afite reka nkubwire nta makosa afite ijana ku ijana ni umwere ntabwo ari umwere 100% ariko urebye yego urebye ngenda kubyaye nkweretse ahantu wicara ngiye gukina izanjye none woje kuvuga ngo ngo naraguhemuke iryo hungabana zana umuganga ukukurikirana ndivuse warebye ikiganiro cya kabiri nakoranye na mama we ntabwo nakibona uzakireba uzagikuramo ibisubizo byinshi mama we ibyo yavuga ni ukuvuga ati rwose mwana wanjye sinkwanga ibyo ngibyo ariko njye ndimbogamiye ku ruhande rw'umwana impamvu azanga mama we mpaka kugeza ryari ese azavuga ngo ndimo ndabasaba imbabazi bandi ninde wundi yabwiye ko imoti imuseye nagende we azane uriya yavuze bazi
icyo kiganiro cya kabiri nari ndimo kukubwira nakoranye na mama uriya mukobwa yaramubabariye. oya ntabwo ari ukuvuga ngo yaramubabariye ahubwo yaje none ari kumutuka no ku babyeyi kuri bya bintu by'ibitsina. Ngenda kubwiye ngo ndi mama wuriya mwana. Ahubwo se mwana wati kagire gutya nyoko kagire tiwakicucu wa umuntu uvuga umumpori yarize. Ahubwo hari komite nagiye mbona nabonye uvuga ati ngewe nagiye mubuza. Hari umusore rwose wavuze ati ngewe uyu muntu naramubujije. Yego kara kantu ko kuri TikTok yego yaramubujije araho naho namusanze ndamubwira ati bivemo aranga. None uriya mwana w'umukobwa reka ngo yabuze umugabo rwose ngo baramubenze kwiteye na biriya bintu byose eka ngo baramubenze. ahubwo natubwire ati ngewe ndimo kwicururiza. acuruza iki buriya? umumpori kandi yaravuze umumpori ko nabura nta nubwo abikora ibyo bintu. ntabwo abikora nuko atabyemera. hari akantu ntabwo umukobwa mwibuka hari akantu yavuze ngo buriya twe ntabwo turuhana abana na ba mudugudu bakaza tukemera tukaruha tukikorera n'ingata tugapfana n'abana mu mazu. ariko ufasha abana b'abakobwa benshi ibi bicucu ariko pana bazi ubwenge ukajya leta nyine ishyizeho icyo cyuma gipima. Yego wallahi abantu abakobwa benshi bazabura umugabo yazanye basi nari nzi kuri uri mama w'aba bana. ubwo ushatse gusobanura neza nkanjye ntago mbyumvisha. umuntu amenya umumpori ngewe ubyaye naranahumenya ahubwo muzamumbariza umumpori. ahubwo vuga ngo kibaza iki kibazo azareba ikiganiro ndabizi kibazi reba muri kamera ngewe nansobanurira umumpori ni iki. umupuri ni iki? cyangwa nimba ye ashaka areke tujye gupimisha ibi bintu bibiri. tujye gupimisha ikibazo cyo mu mutwe. cyo ni icya mbere. icya kabiri nge nzitanga bampime nawe bamupime turebe. oya none se wowe ujemo gute kandi iki kibazo impamvu kugira ngo atazavuga ati narabaranyanga ni benshi nkuko yaje avuga ngo rega mujye ngo namwe mujye musubiza umuntu. twe dusubiza tubonye ibyo wavuze. ariko reka nkubwire ikintu kimwe. ndakumva. abantu duca mu bintu bitandukanye kandi muri ibyo bintu bitandukanye ntabwo twese dufite ubushobozi bwo kubyakira kimwe. ibyo bintu urabizi. ushobora kuba ese ntabwo urabona urajya nko kwa muganga ubu nibazanye urushinge bagiye kurutera umuntu atangira boroga batarana rumukozaho ninjye ubwo nta rundi se barutera ukabona arahagaze ukajyana n'ikintu cyabaye. abantu ntabwo twakira ibintu kimwe. nanjye ndi mu bantu bakira ibintu bitandukanye n'iby'abandi cyane. yego ariko ku mubyeyi wibarutse umuntu wiwe akamushyira hariya utari mama nyakwe. ikintu cyatumye ntandukana na mukadata nabonye ukuntu amfata ndavuye yazananyica ntiyabyaye yampa agaciro ate kanjye kubana n'abariwe n'inda. umuntu ntago yari yabyara sureba uriya mukobwa azabyara ako utamwifuriza yuko azabyara umwana umeze nkawe. ntugashyiremo aramutse abyaye umeze nkawe biramureba niyo nanabivuga ntabwo ndi imana. oya nta nubwo ndi imana njye singena. yazamucanga yamubwira ateka nze nkukuremo ibivumvuri bikurimo. umuntu uvuga ngo moto twebwe tukwepana n'abamotari ukigiraho umumotari agahita ahubwo we moto igukandagiye ukagira ati njye mfite akantu k'ihungabana kandi ndabizi azazi. tugende tujye kwa muganga bapime bapime na nyina hari hanyuma nyina natabasha gukurikirana iryo hungabana. bimwe mu bintu bishobora ngo kuba byaramuhungabanyije buretse ntugahakane utarumva. kandi yabigarutseho muri kiriya kiganiro aragira ati ubuzima nakuremo ni bubi nk'uko wabwumvishe. hanyuma n'igihe yaragiye kubana na mama we umva umwana yaratangiye gukura
ngo ntiyamubereye umuntu mwiza, yaramutotezaga. nimba yaramubwiraga ngo najye kuvoma akamushingana ijosi. Umwana rego wabaye mu gasozi kumuzana imico ibitandukanye. Uzarebe n'umugabo waraye hanze, iyo utabashe kwihangana asubira uwo mubyeyi rero ko ahora ari umubyeyi kuki atakihanganira umwana we, ahubwo agafatirana, wumva yari akiri muto nubwo yaratangiye gukura, akavuga ati ubu rero ntamuhaye uruhinja reka mfatira ahangaha mbumuye, ahubwo none ngo yaramutotezaga. Amwicaze mu nzu amubwira ati mwana wanjye, ya mwana w'imyaka 14 si ubwo ni ukuvuga ngo uramwicaza. Umwana w'imyaka 10 aje kugira ngo anduhure. Hako uzi ko uwo mwana bitemewe kumukoresha imirimo ivunanye. None se hari ubwo yaramubwiye ngo fata urusyo rwikorere. Hako uriya muntu yagutumye, uriya mudamu ntiyagutumye buriya. Nta nubwo mbazi, urumva we ahubwo nta nubwo nzi ibintu. Imana mba mu miduha hejuru. None se reka nkusaba akantu, uwaguzana uriya mukobwa ukamwibwirira akamesaje amaso ku maso. Uriya mukobwa rero kumubwira kereka turi si ubu ngubu. Yego nibyo byaba byiza. Uzampamagara uzaduhuze. Wowe yambwira uti nta kibazo. Oya urabyanze. Ndabyanze. Ako by the way ibintu uvuga turi kumwe ariko we ngewe icyo nshaka n'ikintu musaba niyikosore narebe ngo amaso y'abantu arandeba. Hari ijambo riri muri Bibiliya ngo naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Yego rwose ari leta ni umubyeyi, ari umubyeyi wakubyaye ndakubwiza ukuri. N'ubu nyina ashatse wenda nuko atabikora nk'umubyeyi, ariko mama we nago uwo mwanya wo kuvanga afite igikomere ndakeka atawubona. Ariko reka nkubaza ikibazo kandi cyihuse. Gute ushaka ko umwana kubera umwana akakubaha nk'umwana wawe kandi wowe utaramubereye umubyeyi? Kuki nyine urashaka ngo uko kuna kubaha abera niba atarabitojwe urashaka ngo akubahe bikuye? Shamana nagwa ingero nyinshi pe. Oya no ngewe ntago uretse gato nta ruhande mbogamiyeho. Ariko mbaye nkujya gutanga comment mbaye netre nyine nuko bajya banga abanyamakuru nta ruhande, ariko hari ukuntu mba mbyumva. Umwana 100% yarakosheje, nta nubwo njya nemera neza ibintu yakoze. Nyina we turi kumwe ndayimubwira, ariko na mama we ntago yabaye umuntu muzima. Nujya kureba kira kigani nuko utakirebye, mbabare uzakirebe n'undi muntu utarakirebye azakireba. Mama nawe ntago ari shyashya, afite amakosa. Bivuze ngo bose hari umuntu ateye comment aravuga ngo yewe ngo nyana ni yamwe ngo bose ni kimwe. Nta muntu narimira hitaka, ariko bose umuntu akubwiye kuriya akubwiye kuriya yego ari umwana wawe weho nikiwa nyine nawe yaje ngewe ndiwe nduriya mubyeyi wuriya mwana nareba ahantu mpongera. Nese nkubaze hari buretse gatoya baraza kumbwira wenda uko byumva. Umwana aragira ati mama igihe nabanye nawe avuye kuba hahandi nyine hahandi yarerewe, yabanye nawe igihe gito, ariko icyo gihe gito yamubereye umuntu mubi. Yamurazaga ngo hasi kwitaka nta nubwo akazi babagamo ngo kare karimo sima, kandi afite ngo matera ngo ebyiri zigerekeranye. Umubyeyi we mubaza yaravuga ati nge nta matera ebyiri nari mfite, ahubwo nifite matora nini yaryama abantu 3. Umwana akamuraza hasi. Ikindi cya kabiri ngo yamwimaga ibiryo. Ngewe ibyo ngibyo ndi kukubwira, umwe hari ibyo yagiye ambwira, ariko nabashe kumva ijwi bari kwivuganira kuri telefone. Nanabikizo ku kiganiro ririho rwose ijwi riri mu minota nk'ingahe. Umwana amubwira ati ngewe uribuka ukuntu wanyimaga ibiryo ukanandaza hasi. Umubyeyi ati reko ntukagire inzika wa mwana w'ibyo niba byarabaye. Nuko ngo impamvu mbikubwiye nuko hari ibikomere umuntu ashobora kuba afite, wenda urwego bifataho undi ntabwo abarirwo abifataho, sibyo?
niyo mpamvu ngiye mvuga ngo umwana yarakosheje ahubwo ikintu kizima wa mugani niba hari abantu bashobora kuganiriza abantu ku buryo ashobora kuwafata umuntu ukamushyira ku murongo ibitekerezo afite ukaba babasha kubihindura ibyo ngibyo ndabyemera cyane kuri uriya mwana yabigusabye uriya mwana si ngombwa ngo abigusabye umuntu agusabye nkaza nkakubwira ariko hari igihe numva ameze gutya hari n'igihe numva bigenze gutya ukambwira ati jya ukora iki ngiki jya ubana n'abantu gutya jya ubaho gutya ni uko nakubwiye ariko nk'uko duhurira mu nzira ariko ubundi nkawe we wankorera iki umubyeyi ahora ari umubyeyi hari ikiganiro nigeze mbona mu minsi yashize ntabwo nakurikiranye kumenya aho bagikoreye yego umumama ajya gutoragura udukara ku muhanda kandi afite ngo abana b'abasore nuko ibyo nawe ntari nabimenya neza ariko abo bana umuhungu we ntabwo yaje ngo avuge ngo wa mubyeyi ngo iki n'iki ngura iki n'iki n'iki kandi umumama aranabyiyemerera ko babayeho muri ubwo buzima akareba ukuntu yajya kubacumbikisha ni umubyeyi ahora ari umubyeyi noneho iyo uri umukobwa ngenda uriya mukobwa naceceka nkatuza nkareba iyo mimpuri yanjye ahantu izanyerekeza nimba izabasha kunyerekeza kwa mama nimba mama azagera aha akavuga ati mwana wanjye noneho ubu ngubu bwuje reka dushyire hamwe reka nyine urwo rukundo naho kukwima ibiryo nanjye nagusize mu rugo nkasanga iyo nzira asa nabi nanjye nabiteka nkabiryo wabiteka wasanga aramuhaye icyo gihano uretse gatoya ni wowe ubyivugiye ufite umwana leta tubitekereza wenda ageze muri iyo myaka 14 usanze wenda wamugani mu nzu hasa nabi kimwe mu bintu uwo mudamu yanambwiye aho kugira ngo dufatane mu mashingo turwane leta izi ahubwo urumva ukuntu mama akomeye ndabyumva buretse gatoya umwana w'imyaka 14 waba uri gutekereza ukuntu abangana ndabyumva ndabizi nanjye nabaye nageze muri iyo myaka umubyeyi tureke kuba warabaye muri iyo myaka ubu wenda ushobora kuba afite cyangwa ufite abaturanyi nyine urabazi ukuntu babangana urakoze igisubizo nuko wafata umwana ukamwima ibiryo cyangwa uramwicaza ukamuganiriza urabanza ukamuhana kumuhana no kumwima ibiryo ntago umwana imyaka 14 wamufata ngo umukubite hagiye abakurusha ubushegabo mukarwana umwana imyaka 11 ntago yakunanira umwana warerewe hanze umwana reka kwiteza abantu bakumva ngo uriya mubyeyi ari gukubita umwana waje ejo bundi uvuye ibunaka ejo bundi ntago bigaragara neza wenda ufite n'abandi nabo baguteza impagarara mu bantu ntago bigaragara neza ndetse no muri leta ntibigaragara neza ahubwo umwana umuha igihano kigororotse ntago naza ngo mbwe ngo rwose ibyo yakoze mwana wanjye turire mu mwanda turire mu itaka ahubwo ndakubwira nti nureka ukuntu inzisa sinagusize umeze uko siku kimereye ubwo ngewe ndarangiza guteka hano hantu hatakorobye hadakeye hadasa neza ntawe ngaburira nta n'umwe ngaburira naburiya n'abavandimwe be yabyaye nyuma nabo wasanga icyo kibazo nawe nabo yarabahannye gutyo ariko uyu kubera ko yiyumvisha ko ari uwo ku ruhande umwana wo ku ruhande aravuna niyo mpamvu umwana udafite umubyeyi umwe mu babyeyi babiri wallahi kumurera biravuna ibi ngibi se wenda turi gusa nkaho tujya no ku musozi w'ikiganiro nirihe somo wumva byahereza abandi bantu baba hanze baba ari abashaka kubyara baba ari ubutumwa uhereza abantu muri rusange ndahera ku rubyiruko urubyiruko ubu urubyiruko muri iyi minsi nibo barebera ku bandi bantu ku babyeyi ubundi mbere na mbere utariyumvisha ko ushoboye utariyumvishamo ko ushoboye uzahora urwana na buri muntu wese nta n'ikibazo mufitanye urubyiruko ni rwicare rwiyumvishe ko nta wundi muntu urufite nta wundi muntu urugira nta n'uwundi muntu wakugeza ku kintu wowe ushaka yego kandi ko inzira y'ubusamo irayobya yego ariko inzira iharuye irayobora
nimba urubyiruko rw'uyu munsi hari igihe rwicara rukitekerezaho nk'urubyiruko banyuze muri famiye cyangwa n'abatafite famiye barahari rwose njyewe inama nabaha nibigire biyumvishe ko ibaze turi mu gihugu gifite amahoro gifite umutekano gifite ubuzima ndabasha kuva mu miduha nkajya kumesura umuntu i Nyamirambo nta n'unkomye urushyi urumva ntigize nibigire we kureba ngo mama ngo yambyaye kwa bunaka ngo ntamfasha we kureba ngo papa ngo yagiye ahango niyanze kumfasha ntagaza rwose ibyo bintu urubyiruko rukibifite baracyari inyuma urubyiruko nirwigire wiyumvishemo ko ushobora gukoropa hano bakaguha igihumbi ukajya ucyongeranya kandi kuburara kabiri ntago ari ugupfa burare babukuraze wihangane kandi wikosore nimba ukiri nawe nimba uri muri ubu buzima bwo kuburara ihangane amazi arashyuha ubaye umenye yuko umwana wawe cyangwa se ngovuga ngo ubaye ngureba hazaza ugomba kurebera ku bushobozi ufite urebeye ubushobozi ufite ukabona ko umwana uzabyara cyangwa se ugiye kubyara azajya abwirirwa akaburara wamubyara ndamutse mbona ngiye kumubyara ubu ngubu muri iki gihe ntawe nagira inama ngo nabyare umwana ataramuteganyiriza biri mu bintu bibyara amakimbirane umugabo akumva ngo uratwite areba n'impinja hariya aragucika pe cyangwa umwana wakaza kubwira ngo mama ngo do nyoko areba ahandi hantu aba agiye akajya mu icupa ugasanga urugura rwihariye wenyine ari we mwana wari uruvukiye muri urwo rugo byara umwana ureba n'imbere si uko abana nabyaye nayo nabaremeye byangwiririye nk'uko n'abandi yenda byabagwirira kubyara abana benshi utabateguriye yego ariko muri iki gihe ubu se nabyara umwana ubu ntiwabyara umwana wo kumaze iki tugere ku musozo se hari ikintu wumva ikintu ushaka kunyisabira ikiganiro cy'uriya mukobwa uzakimugezeho n'abandi bantu bacyumve kandi rwose aho mukomeretsa ambabarire yumve ko ndi gushaka ko ndi kumushakira ejo heza hewe na mama we byagakwiriye kugenda gute ubundi ukurikije ukuntu story wayumvishe yakagiye akazana uriya mubyeyi hano we yaje ariko ntabikore kugira ngo yiyerurutse nimba yarabikoze nta kindi kintu agamije yarabikoze kugira ngo yumvishe nyina ibimurimo imbere oya nawe ashobora no kuba atarazi ko nyina azabibona agomba agenda kugira ngo njyewe bizamvemo ko ari umuhemu agomba agenda azana uriya mubyeyi we agenda amuzane avuge rero mama ni wowe wambyaye ibyo wankore byose ari ufite uburenganzira bwo kunkorera n'ibizatuma ntazagezana amagingo n'ubu asaba imbabazi mama we ye kuvuga ngo mumbabare twebwe turamubabarira karakana ariko urakanengaho iki karakana ko kuba yasabye imbabazi none ntabwo yavuze uwasabye yavuze ngo mumbabarire mwebwe ntabwo yavuze mama mama bivuze ngo nyina baracyafitanye ikibazo mama rwose ibyo mama yavuga niyo ibyo mama we yavuga uyu munsi ataramuzana ahangaha pana kuzamuhamagara ngo none se ngo wambabari oya baze kuri kamera agiye yamutegera yakihotorora niyambwira amasenkani cyangwa urama n'insimbura mubyizi simbwiye uramubyeyi ngo azabikomozeho ni umwana we kuko uriya mubyeyi iki kiganiro azakibona ndabizi azakibona uriya mubyeyi ntazigere yifuza ibya mirenge kuri uyu mwana ntago twari twamenye ikintu kirimo imbere ariko ikintu kirimo imbere hiwe aracanganye aravuga kimwe uyu munsi ejo akavuga ikindi rero wa mubyeyi ucyo nakwisabira uyu mwana ntago yageraho uvuga ngo njye nabivuze ku giti cyanjye nta nubwo narindira kuza kuvuga ngo ye mwana wanjye ngo ibi wakoze ni ibiki uriya mwana ariko uzi ko ejo ashobora kubyara abana akamushyira none nabyo byashoboka ntago bizashoboka ejo azabyara umwana agiye kumwereka none se nadasaba nyina imbabazi azabyara umwana ngo nyogokuru wawe yarapfuye se ubwo n'icyaha kizaba kiyongereye hejuru
ikindi njyewe hari ukuntu nabyumva nagenda azane uriya mama we amusaba imbabazi bababarirane azajya amubwira ati icyo nifuza kunkorera ni iki mama uragifite yego ntacyo mfite ubuzima bukomeze naho bagumye kuriya nta n'uwazanye njyewe hari ukuntu nabyumvaga ariko turi no gusoza yego njyewe numva impande zose ziri mu makosa bakwiriye gusabana imbabazi bose uko ari babiri ari umubyeyi ntigeze akora inshingano ze nk'umubyeyi nk'umuntu wafashe uretse gatoya n'abandi bumvireho umwana iyo ugiye kumubyara ntago umusaba uburenganzira wowe urifata ukamuzana iyo uzanye umuntu rero ujye wirengera ingaruka ibintu byose byo kuri uwo mwana ese ubundi nka papa wuriya mwana bahe uretse gatoya papa wuriya mwana arahari ariko ikinarenze nuko we batajya banamuvuga mu matwi ariko umva message ndi gutanga we nyine ababumva nyine umva message yanjye ndi gutanga message yanjye ndi gutanga reba buri muntu wese ujya kubyara abanza areba ubushobozi bwe cyane nujya kubyara umwana ubona yuko utazamubonera ibyo akeneye wirengera ingaruka zizanavamo ibi byarabaye byararangiye icyakaba cyiza nuko bano bantu bose nk'abantu b'abanyamafuti ari umubyeyi ari mu makosa ari umwana ari mu makosa nagakuriye kujya haranga avuge kuri yanika umubyeyi wamugiriye ku gise ariko na nyina afite amakosa wumvisha ibitutsi yatutse umwana se yaba yaramurushije iki kandi ari umubyeyi yitwa umubyeyi buratekereje ukuntu yamuvunnye oya nubwo yakuvuna nese njye simfite mama nubwo umwana yakuvuna yagutuka gute umubyeyi ahora ari umubyeyi hari igihe rero abantu birengagiza inshingano ntihagire umuntu nyumva nabi ariko ababyeyi niba uvuze ngo ngiye kuba umubyeyi nyine niba wisanze mu ikosa byabaye nta garuriro bajya bavuga ngo bisokoza uko byogoshe nta kundi nyine ariko nibura ugatsindwa wagerageje kuntu nabyumvisha nk'umuntu akurikiye kino kibazo nta nubwo umubyeyi yigeze avuga ngo nagerageje ntsindwa nagerageje oya ntabyo numvishemo uramutse ufashe umwana mukabana mu buzima bubi bwawe nta kibazo kirimo ariko niba ufashe umwana ukajya kumureresha ahantu uzi neza yuko naho nta kintu kirimo kukibemeye bo kumurera bataramubyaye kubera iki uwamubyaye we adashobora kuba yavuga ati dusangire ubusa ndi gucuruza bino bintu wenda ndabona icyo gihumbi ku munsi tugisange n'ahandi yari ari kumva yaburaraga akabwirirwa none se nyine ko yaburaraga akabwirirwa kuki kwa nyina ariho yafashe ko ariho hafi nari ikibazo nuko njye ntago nta ruhande ndimo abantu ndakumva reka aragira ati ngiye minsi nabayeyo mikeya ntigeze mfata nk'umwana we yamufataga nabi niba utarabanye n'umuntu rwa ruhare ngo rukwereke nk'umubyeyi n'igihe ugiye kubana nawe akwicisha inzara akakuraza hasi mbabarira umbwire wa mugana urwo rukundo gusa sishyikira umwana yarakosheje umubyeyi yarahakanye ariko avuga ko izo matera zitari zihari yavuze ko yarafite matora ngo nini y'abantu 3 none se yari kurarana matera n'abantu okay ibi bintu tubivemo atagira umuntu wumva ko reka dusoze rero tutarasoza hari ubutumwa nshaka guhereza umuntu umwe yego bumuhe hari umuntu buretse gatoya ubundi uhita umuha ubutumwa yego hari umuntu ngiye kumuvuga ubuzima bwose ari kunyuramo ndamwisabiye nanyishyure amafaranga yanjye yego tanga message rwose wa mubyeyi umubyeyi nago nkuvuga izina wowe ubwawe warivugiye ngo nugeza umwaka umwe utanyishyuye Imana izaguhane n'isi yose ibone abagabo n'abahamya barahari avuga ibyo bintu ni ukuri ni make ariko nayanjye nangahe wanyishyuye koko nangahe nibanga oya ntabwo ari ibanga kuvaje hano si ibanga oya hari igihe abantu mugire hari igihe ushobora kubivuga gutya umuntu akahita azakavuga ati kubera iki bantu bapfa amafaranga akahita avuga ati akira amafaranga muri gupfa akayaguha none wowe uti ni ibanga kandi waje kubivuga n'ubundi gusa biracyari ibanga uzi impamvu ari ibanga ni ibanga kubera ko hari amafaranga we yampaye nyuma tutanditse bibaye byiza niwe mbwira uwo muntu we wazaza akavuga ngo
ngo nayo mafaranga mupfa ntanga we yazaza nyuma wenda akaba yanampamagara sibyo ibintu byengeye byambaho nakubwira byaba byaravuye nakubwira ariko wa mubyeyi we uri mu Kagarama ka Kicukiro mereza amafaranga yanjye kuko amafaranga yanjye nzaya kwishyuza ninapfa naho nzaba ndi mwitaka wallahi no mubyazanyishyura amafaranga yanjye rwose ndamusabye ubuzima bwose anyuramo niyirengagize kuko namutabaye nari umukene ndumukene namwitaba yanyitabaje ari mutekano mwubahira ko yari mutekano yampaye amafaranga yanjye niyo musaba sinje kuvuga ngo ndashonje sinje kuvuga ngo iki harimo imifuka rwose myinshi y'amakara nanyishyure kashi zanjye abantu kuvuga yariyo nanze impamvu nago ngiye namubwiye ko nza aha hantu imyaka ibaye 3 andimo amafaranga yanjye kandi ntaga amafaranga yanjye nsinshobora narayamuhaye n'inyandiko murazifite nushaka uzamamagare ufite inyandiko ndayifite n'imidugudu twagiye tureganiramo yagiye yimukiramo abayobozi baho nayamuguririje banyohereza aho yagiye kuba ndazifite yanyishyuye k'abantu bagira nabi nanyishyura rebe ko Imana itamusubiza mu buzima bwiza nk'ubwo yararimo wasanga yaranze kukwishyura ukamuzirika umva mubwire ntabwo ibyo bintu byigeze biba amafaranga ntabwo twahererekanyije mu nzu nta nubwo ari amafaranga yunguka uyu mumama yampamagaye ku Karubanda ku Gasozi nari ndi ku rusengero arampamagara uti Nyabade ndabizi ufite amafaranga kandi ngonzwe n'ikibazo gishobora kumfungisha wangurije amafaranga ndamuga ko nshaka kujya mu cyaro ko mfite ubwana bw'ubuhinja ko turi mu bibazo bitwugarije nkaba nagize Imana haraho nayo retse amafaranga yanjye wa mubyeyi arambwira ngo ndakurahiriye ukuri kw'Imana ko nibigeze itariki niye mu kwezi ukuntu kubiranditse ntaguhaye amafaranga yanjye yawe Imana izampane n'isi yose ibibone yari afite inzu yashoboraga kugurishwa nka 1,20,000,000 wallahi yayigurishije nijoro kuki yayigurishije nijoro kugira ngo nkwepe inzu yarayigurishije yiwe arayigurisha amafaranga yakenyereraho aragenda bamutwara sibo baho nyine bandi bari bafatanyije umwuga ati nago tuzi igihe agendeye ubuyobozi buramukurikirana ubu ngubu nararushye akaguru karahiye ariko yamaye ahaturahazi yagiye gukodesha amafaranga yaramushiranye ako nyine ahaturahazi ahaba ubu ngubu ntago nahashaka ngo mpayoberwe kutajya mu buyobozi ndagenda mu buyobozi iyo umuntu yemera ideni kuri iki gihugu wallahi sinzana bino bintu bizarangira iyo umuntu yemera ideni akavuga ngo nzayaguye umunsi uyu n'uyu barikiriza iyo ejo yisubiyeyo buretse gatoya iyo atanze itariki ayo mafaranga azayaguheraho ntayatange bigenda gute ndagenda kerekana ibindi bibazo bibaye 3 ariko se niba yaragiye kugurisha inzu akabanza kukwihisha ubwo birumvikana ko ayo mafaranga ari menshi si menshi cyane ni menshi kuko yampaye nge nayame gusa arebe ko adasubira mu buzima erega nge ntago niyo mpamvu nakubwiye nge ntago njya nkunda gukinisha Imana unura ko twicaye aha turi babiri Wano hari Imana ya gatatu iri kutega amatwi bituvuga ejo izaba umutangabuhamya umwe ari Rwamagana cyangwa ari Nyabugogo ivuga ati cyagiye wantangagaho umugabo noneho dore ndahari Imana niyo ntanzeho umugabo niyo ntanzeho umugabo n'umuntu yampamagayeho kuri telefone uti Nyabade sohoka mu iteraniro nkubwire nguriza amafaranga ninta yakwishyura Imana izampane n'isi yose ibibone yajya kugurisha inzu akayigurisha ntahari akayigurisha ninjoro akayigurisha n'abakomisiyoneri n'abakiriya babiyo
rero icyo namubwira nakwishyura amahoro abuhindi nanyishyure we yita make ayita make ariko amafaranga yampejeje inyuma hari ayo namuhaye sitwandikiranwa ayo ntago nigeze nyakurikirana kuko hari aho nigeze kujya kumwishyuje mubwiye ngo niyandike nayo ngayo nkiyibuka aravuga ngo nta kintu namuhaye abaturage bari bahari baravuga ati Nyabade wikurikirana ibidahari ku muntu wize ku muntu uzi ibintu byo mu nkiko icyo namusaba ngewe nampa amafaranga ya ese ubundi ninde wamuvuze kumva byageze no mu buyobozi muvuge oya ubundi muri gahunda abana nibafungura nzajya kumwishyuza none se ubu icyangejeje kizaha kujya nabyumve siyambwiye ngo imyaka 3 aya mafaranga mfite gahunda yo kwigira mu ntara nashaka kuguma kuruhira muri uyu mujyi wa Kigali akakorira ikosa yo kujya amereza 100 mbese ayanda yansigara amanyije kuyansigara amagurisha agendiyo nanyishyure ni duke twanjye natume utwanditse ni duke twanditse ku rupapuro ayo yampejeje atanditse ku rupapuro narayakiriye nta muntu udaheba narahebye ariko icyangejeje hano si yavuze ngo natayama hari abagabo Imana izamuhane n'isi yose ibibone nampa amafaranga njye nta kindi reka dusoze rero turabashimiye mwebwe mwabanye natwe kuva dutangiye ikiganiro niba cyabaye kirekire mwihangane twari dufite ibintu byinshi byo kuvuga yego nitwa The Voice wa Mujasi hanyuma rero nari ndi kumwe n'umukobwa wanyu wowe witwa nde Sabukomeje Vedastine ikindi Sabukomeje Vedastine ikindi ariko udatinda hagize umuntu ukenera kuri ibi bintu mvuze yaba ibya mbere yaba ibi mfite telefone nzabaha nimero zawe nta kibazo cyane niba umva ushaka abantu bagutesha umutwe uzishyireho nta muntu unesha umutwe ntago nawutaye umutwe uwusanzwe awutaye nta kibazo 0788 952 17 murakoze cyane kuba mwemeye kuza kutuganiriza ndetse n'abantu badukurikira.